Imana yambwiye ngo abo bantu nibataba amaso bagiye kuba kabarore. Yego. Kuko nabonye Satani agiye kubakoresha cyane. Kandi bari abakozi b'Imana, bari abantu bari mu mwuka w'Imana. Yego. Ubwo rero babe maso, iyo message ndayitambokeje. Imana nibaha umugisha. Yego. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Amen. Aho waba udukurikiye uri hose, turakwinginga kugira ngo kora subscribe nimba utarakora subscribe. Iki ni ikinyamakuru kiyobokamana, nshatse kuvuga ko ari ikinyamakuru gicaho ibintu bijyanye n'iby'Imana. Ndagusaba rero kugira ngo niba ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana, ufite ivuga butumwa, waduhamagara kuri 0786657660 maze tugafasha abantu b'Imana. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere tumwakiriye hano kuri channel yitwa Imana Irahari TV. Ndagusabye kugira ngo usase akarago cyangwa se utegure agatebe maze wumve ubu butumwa buzanywe n'umukozi w'Imana wemeye kumanuka imisozi akamanuka ibibaya arekabasha kutugeraho. Ndagusabye kugira ngo dutangirane kandi dusozanye. Umukozi w'Imana uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru y'imesi. Turashima Imana. Urakoze cyane. Reka ngusabe mbere yuko dutangira ikiganiro cyari cyo cyose tugiye kugirana, ubanze uragize Imana uyu mwanya kandi n'abadukurikire ubasabire umugisha. Yego. Mana ishobora byose, waremye ijuru n'isi, uri Imana ikomeye, ntawera nkawe. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mana turakwinginze muri aka kanya tubanje no kugushimira ko washimye ko tugera tuza kugeza ubuhamya cyangwa ubutumwa cyangwa ikiganiro kubadukurikira, kubakurikira imbuga nkoranyambaga. Nyaguhora ku ngoma turabigushimiye. Hari benshi Mwami Imana babyifuza bikanga, ariko twe wadushoboje Mana ngo dukomereze muri iki kiganiro. Reka abamarayika buruke batugote. Mana ishobora byose, ntimvuge ntabwirijwe nawe, reka nyobogwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wera ari unyobora nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nukuri abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ndakwinginze Nyaguhora ku ngoma, abazadukurikira reka nabo baha umugisha, abarwayi ubakize, abafite ibibazo bitandukanye kandi nabo basanga. Mana nukuri ntabaringe, reka nkubere mikoro nukuri uvugiremo, reka nkubere icyombo wombokeremo, ubane nanjye kandi ibitavuga Imana byose ubishyire kure yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Mu bibazo ndi bukubaze sinirirwa nkubaza nimba wubatse kuko nabibonye biragaragara. Ariko reka ubanze wibwire abakunzi bacu tugiye kuganira ninde, ugiye kutugezaho iby'Imana yamutumye ninde. Imana nibaho umugisha. Nitwa Ferdinand Uwimpaye. Ndi umugabo nkuko wabibonye. Yego. Nkaba icyo nkora ni ivuga butumwa, ndi umuvuga butumwa, ariko sibyo nirata. Icyo nirata no kuba ndi umukristo. Niho nibera hari muri Rabata 108. Yego. Ivuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Nta byago nta nibizaza byaza ntanya na Yesu. Ngo maze n'intumirwa n'intumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzaba mbonye ihigwe. Haleluya. Ngiye mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Nokuri ndafashijwe. Impamvu mfashijwe nuko abantu bagiye bakunda isi cyane, kandi
bakaba mu isi bagaragara nk'abari gukorera Imana, Yego. ariko wajya kureba ugasanga bagaragara nanone nk'abari gukunda isi cyane kurenza iby'ijuru, kandi bavuga ko bazaritaha. Yego. Ariko noneho wowe urahamije, uravuze ati nzanezezwa nintumirwa ngiye gupfa, Yego. ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, Yego. ngo kandi mbona ihirwe ngiye mu ijuru. Imana itugire uzi neza. akandi kantu nakongeraho, Yego. buriya abantu bavuga ngo bakorera Imana hari ikintu twagakwiye kwitaho. Dufite inyungu nyinshi cyane, reka nkubwire inyungu nyinshi. Dufite inyungu irenze izindi nyungu Yego. yo kuzajya mu ijuru, Yego. ariko no mu isi Imana iduha n'umugisha. Yego. Uzi kubaho Imana ikubwira ngo mwana wanjye Yego. ndakwishimira ndagukunda, ni inyungu irenze. Uzi ko ushobora kuba ushonje, Imana ikamanuka ikavuga ngo mwana wanjye kubwo wanyizeye, kubwo wankurikiye nkugiriye neza kandi nzaguha ijuru. Icyo kintu gituma yanza rigenda. Ni ukuri dufite amahirwe aruta ay'abandi bantu. None se ni impamvu ki ujya usanga abantu iyo Imana yabwiye ko izabaha ijuru bitabanyura cyane, ariko yavuga ngo nzakubakira inzu, nzaguha imodoka nziza, ukabona abantu nibwo bagurukiye mu birere, ari uw'Imana ibwiye ari n'undi wabyumvise, ukabona mbese nicyo kintu gifite power, ikintu gifite imbaraga cyane ku banyamasengesho. Ni ukubera iki? Muri iyi si hari ibintu bigoranye cyane. Kuba muri iyi si dufashe igihe mu ntambara nk'uko umuririmbyi yavuze, ariko hari abantu batarasobanukirwa ko dufashe igihe mu ntambara. Umuntu utarasobanukirwa ko dufashe igihe mu ntambara niwe ucyumva ko hano ku isi agomba kugira ute kuba umuntu ufite power, ufite ubutware nyine bw'amafaranga. Ntukamenye ko buriya kuba muri iyi si, muri iki gihe dufashe igihe mu ntambara, kugira Yesu nicyo kintu cya mbere gikomeye kurusha ibindi bintu byose, kuko nizo nyungu zikomeye. Rero abantu benshi iyo umubwiye ngo Imana imubwiye ngo nkuhaye imodoka, yabyina umunsi ukirabyina, ariko wamubwiye ati nkuhaye ijuru, uzabaza abakristo benshi, uzamaza se Imana ije ikakubwira ngo ejo uzataha, wabyishimira? Nyine nicyo nendaga nacyo kugeraho. Uyu munsi Imana yibwiye umuntu ngo iyo umuntu bamuhanuriye ngo ndabona urupfu imbere yawe, kandi ni umuntu ukorera Imana ugaragara ko akijijwe, ubwo intambara ibivutse ahita babara, agasenga nayo atigeze asenga, avuga ngo ndacyakeneye kubaho, iyi Mana turi gukorera tudashaka kuyisanga, mu by'ukuri turayikunda. Ntabwo tuyikunda, kuko yaba tuyikunda twakwifuza. Ubu niyo ukunda umuntu wifuza no kumusura cyangwa ukamusanga, ukabaho kwishimira kuba uri proud yo kubana nawe. Yego. Ariko abakristo benshi 88% Imana imubwiye ngo ejo Yesu uzataha, ahubwo yarushaho gucumura. So urakoze cyane, nakari gaciyemo. Imana itugirire neza, itumenyeshe iby'ubwiru ubwayo. Uyu munsi icyo nzi no kuri umuvuga butumwa, niyihe mirimo ujye ugerageza gukorera Imana? Imirimo nahamagariwe gukorera Imana, ngiye imirimo nkora ubundi ndi umuvuga butumwa nk'uko nabivuze, nezerwa ijya kumamagara. Nari umusore, kambanze mvuge ahanjye hakeraho iminota mike. Kera buriya nkiri umwana ntaramenya Imana, hari nanyuze mu byaha byinshi. Yari ubwo buryo kera mu rugo, bitewe n'uburyo navutse mu buryo abantu batazi. Nigeze kubivuga kuri YouTube, biragenda bigera ku musaza, ariko ubu ngubu sinshaka kubivuga kugira ngo ntasenyera mama. Yego. Nigeze kubera uburyo navutsemo, nabayeho mu buzima bwo ko ntari nezerewe, niga bigoranye, kurya byabaga bigoranye. Ariko byageraga igihe nabona nk'ahantu wenda igitoki cyahiye, nkagenda nkurira nkagica, nkajya kugitara imineke iriho nkabanza nkayirya, ubundi nkagenda nkatara igitoki nkazakirya. Cyangwa nagera bona hano hari umwumbati wavaho icyo kurya, nkagenda nkawucukura nkawutwara. Mwese bivuze ngo nari umujura. Urumva? Voka narazicaga, ibintu byose narabikoraga nkiri mutoya. Na Paul yavuze ngo nkiri umwana
navuga nk'umwana nanjye rero kera nakoraga ibintu naribaga yego rero hari imirimo nakoraga kera naribaga yewe n'ubusambanyi narabukoze ntabwo natinya kubivuga ubundi natinya icyaha ariko gutinya kwaturira abantu ko hari ibyo navuyemo hari aho navuye ni byiza wenda ejo ari ukuntu umuntu aza hano kuri YouTube akivuga akavuga uko atari ejo ugasanga bazanye amafoto bazanye na video zigaragaza uko yarari genda mbabwire ibyanjye naribaga nari n'umusambanyi narabikoze ariko kera aho narindi siho nyiri Imana impamagara yarambwiye ngo mwana wanjye ntabwo ari ibintu byo gufinina pe yarambwiye ngo mwana wanjye fata dore impereza Bibiliya yanjye ngiyi n'igitabo cy'indirimbo yarambwiye ngo dore ibi ngibi aha ngaha harimo imodoka harimo abana n'umugore harimo n'ijuru wubashye ibirimo hano kantu Imana yaraguhaye ijambo yaguhaye Bibiliya irambwira ngo reba mwana wanjye indirimbo n'igitabo igitabo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo arambwira ngo ibi nguhaye nibyo harimo imodoka harimo inzu harimo byose uzifuza hano muri isi n'ijuru no mu ijuru kubera ko zaba wankoreye bivuze ngo Imana yampamagariye kuyikorera impamagarira kuvuga ubutumwa niyo mpamvu ntabwo ibintu mvuga ari ibintu navuye mu rugo nateguye ahubwo ni ibintu Imana iba yampaye nkaza kubivuga nubwo buryo ndi gukorera Imana imirimo warumbajije imirimo nkorera Imana irangije iguhamagarira kuyikorera ndi umuvuga butumwa niwo murimo nkora kandi ikindi iyo nshobojwe mfite icyo mfite ntabwo nahura n'umuntu ufite ikibazo ngo nange kumufasha ndamufasha iyo ni impano y'urukundo yo gufasha none se nta gihe ugera mu mavuta yo hejuru ngo ugere mu cyumba cyo hejuru wuzuzwe Imana igukore ku maso ugira icyo ubona ibi bintu rero kubera ko hano kuri iyi mihanda abantu benshi baza bavuga ngo iravuze niyo mpamvu tutakiba proud yo kuba umuhanuzi n'ubundi ndi umuhanuzi ndi umuhanuzi Imana yampaye mu buhanuzi 2010 ubundi nari nabyanze ati nabyangiye iki nasenyera ku mudugudu wahindira ahitwa mu Ngororero noneho umunsi umwe Imana inkoresha ibintu by'umwuka abadiyakoni barahaguruka barandwanya barambwira ngo none ni ikintu cyari simple kuno urabona gukoma amashyi nakoma urumva amashyi nkoma nakomaga amashyi mu rusengero umuntu ufite abadayimoni bagahita bahunga urumva nawe ni impano y'umwuka abadiyakoni barangije barahaguruka baravuga ati iyi mpano ivi kuzimu none nari umwana mu gakiza nakijwe 2014 2015 none birambabaza ndarira njya kwa mwarimu kwa pasteur navuga ati pasteur bamvuze tigotse ngo nkoma amashyi avuye kuzimu ndarira ndababara cyane ndangije pasteur yahise anseka ubu koko urase ngo urarize ngo kubera ngo bakubwiye ngo nkoma amashyi avuye kuzimu nguzi ibyo batuvuze tigenda ibyo ngibyo ntago bikomeye ihangane ntabwo niko abantu b'igisi bamera ndangije manurira nahanuriye umuntu w'umwarimu kwakundi yukikizwa Imana ikaguha impano hari uburyo ugira akavuyo mu bijyanye no guhanura ndangije namuhanura manura ibintu twari baririmbanaga n'umukorari none uwo mukorari yari muramu we w'umukobwa noneho bararyamana amutera inda urumva amaze kumutera inda amuha amafaranga yo kuyikuramo kandi ari mwarimu kuri ADPR yahindura hari mudugudu ahantu yitwa Buyongo arangije atwihishamo nari nateguye amasengesho y'imisi 7 ntarya nanywa ayo masengesho narayakoze ntabwo ari ukwiyemera 7 ntarya nanywa n'amazi nywa nari borosaga gusa kubwurumva nari nshaka imbaraga zo gusenga noneho ndabihanura ndabati warasambanye ukuramo n'inda uwo mwasambanye ndamuzi no kumubona umbwire mukubwire yanga kubyemera mitambwira abantu wese ni muhumirize ndashaka ko hari ibintu anyemere uno muntu ngiye kuvuga nyemerera ntabwo bari bataramubona navuga ati ndashaka ko hari ibintu anyemerera barahumiriza diakoni nawe yararaho muri korari umuhanuzi umwe ndamubwira ati wowe niwe wemere kureba ndangije ndamubwira ngo warasambanye mujya gukuramo inda na ngoya ndamubwira ngo Imana iri kuvugana nanjye niwibeshye ugahakana ibi bintu kandi ndabona warabikoze iki gihe n'iki
Imana ije kugaragaza uriya mugabo kandi nawe irahita iguca mu rusengero. Yego. Umukobwa yabonye nta kundi, hirya yanjye hari umukobwa nkizwa aho ngaho, hari umukobwa wambereye nka papa nka mama wo mu mwuka. Yego. Yarara aho ngaho ahita yuzuza mwuka wera nawe. Yari umuhanuzi urimo neza kuko najyaga ngirira n'inyikizwa, agahita ambwira ati wowe iryo rari ryawe. No, nkajya guhura nawe mvuga Mana mbabarira nabona irari ryanjye, mbabarire. Ahita yuzura mwuka wera nawe imumukoze kujisha barahanuye. Ti muhanuzi gumamo. Ti kuko ibi bintu nibyo. Arangije aremera aravuga ati Imana imbabarire, yari yakuyemo inda. Uyu mukobwa yahise acika no mu rusengero kuko byageze kuri mama umugore wa umwarimu wo kuri ADPR. Arazambaza ngo ibintu wahanuye ni ibiki. Ndamubwira ati ibintu nahanuye ababikubwiye genda babigusobanurire kuko nituririmba muri korali, ibintu byabereye muri korali yacu, none kuki byakugezeho kandi ari ibintu byabereye muri korali. Ndamubwira ati genda ubaza abantu babiguhaye kuko ubundi akenshi iyo wisobanuye hari igihe ubeshya n'ibintu. Ngiye ibintu bya Imana ari binyerekeye aho ndabivuga. Rero iyo mpano ndangije navuga Mana iyi mpano niyo kunteranya n'abantu. Yinyake. Yego. Nda ku musozi nasenga, ku musozi haramungorora ahantu hindiro mu ishyamba. Ndasenga mbwira Imana iyi mpano yawe sinyishaka wamaye y'ubuhanuzi. Ihagurutse umumama w'umukongomani iramubwira ngo umva genda ubwire uriya mwana wanjye nahamagaye umubwire ngo nagende ku musozi aho nayimuhereye ndayimwaka kandi ntago nari mazi nari nyikizwa nazamutse muri gahunda yo gusenga nsengera mu misozi kandi nasengeraga muri myinshi ntago nari kumenya aho Imana yimereye kuri aho nakanajyaga yambwiraga ngo nkugize umuhanuzi kuko yambwira ngo uri igikoresho ngiye gukoresha. Ubwo rero niyo mpamvu ntajya mbyiratana kugira ntabwo ari ibintu byo kwiratana. Kuvugira Imana nibyo bintu nishimira, kuvugira Imana nibyo bintu binezeza cyane kuruta uko iyo bije ndabikubwira ariko ntabwo ari ibintu nagakwiye kwiratana ngo ndo umuhanuzi ngo oya no uri umuhanuzi ariko ntabwo ari ibintu byo kwiratana. Umuhanuzi mbere yuko mba umuhanuzi ndi umukristo, nicyo kintu kiri imbere, ahubwo mba proud cyangwa nezezwa no kuvuga ngo nge ndi umukristo aho kuvugira ngo mvuge ngo ndi umuhanuzi. Ndi umuhanuzi koko ariko yo bije ndabikubwira kuko hari igihe uvuga ngo uri umuhanuzi ariko Satani bikagera ku rwego agutera kwiyemera no kwishyira hejuru ukumva ko uri umuntu ukaba wumva ko uruta n'abapasiteri. Nibyo bintu nagiye mbona byagiye bigora abandi bantu b'inshuti zanjye barabahanuzi bakumva ko uri umuhanuzi uruta abantu. Ntabwo uruta abantu ahubwo uri umukristo, nicyo wagakwiye kuba proud ukanezezwa nuko umukristo mugenzi wawe nawe arimo neza ukaba wamuhugura cyangwa iyo mpano ukayikoresha kugira ngo abantu bishime cyangwa banezererwe Imana. Urakoze. Uyu munsi tumaze igihe kinini tubona abantu bitwa ko ari abahanuzi bajya kuri social media bakavuga ibintu bidakwiriye. Yego. Umugani nyarwanda uravuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Njya kunda kubwira abantu ngo nimba turi abakristo ariko ntitwibagirwe ko turi abanyarwanda, ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda, ntitwibagirwe ko tugomba kugira agaciro k'abanyarwanda, sibyo? Ntitwibagirwe kurengera igihugu, yego, ntitwibagirwe kubahiriza gahunda za leta. Ariko tukabona amategeko y'Imana aratubuza gukora ibyaha, amategeko ya leta aratubuza gukora ibyaha, ariko tukabona abantu baza kuri social media bakahakorera ibyaha, bagasebanya, bagatukana, bakavumana. Ese mu by'ukuri ibyo bintu birakwiye? Wa muntu abakiri umukozi w'Imana cyangwa ahubwo abari igihe Imana imutwikuruye kugira ngo tubone ko yari yarihishe mu ntama arisega? Kanongere mvuga kuri aka kantu. Imana impamagara ngo nze kuvuga ubutumwa kuri YouTube. Ubundi navugiraga ubutumwa mu nsengero no mu byumba, yego, nkivugira ubutumwa. Imana yaranyegeye, ubundi akenshi nezerwa y'umuntu amanuriye. Ibyo nihanuriye ndabyemera, ariko nanone umuntu amanura Imana ikamuntu umuhonda nezerwa cyane. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye hari abantu natse mikoro kuri YouTube, yego, kuko ibyo nabatumye ntabwo ari byo bari kuvuga. Nabate kagira inkuru wa Mana tise bimeze bite?
Imana irambwira ngo nkujyanye kuri YouTube nta kindi nkujyaniyeho, ni ukugira ngo ubwire abantu bareke ibyaha, bave mu byo barimo, bangandukire, kuko ngo turi mu minsi ya nyuma, niko Imana yambwiye. Rero nkwaye mikoro ujya kuri YouTube. Rero akenshi hari abantu baje kuri YouTube, turimo ibyiciro bibiri. Hari abantu bazanywe n'Imana, hari n'abantu bihamagaye bashaka views. Abantu bazanywe n'Imana, iyo utabaye maso nawe umera nka wundi waje gushaka views. Ate gute? Iyo uje kuri YouTube ntabwo bivuze ngo ureke gusenga, ntabwo bivuze ngo uje kwiyemera, ahubwo uje kubwira abantu iby'Imana yagutumye. Kuri YouTube rero ni urusengero rwagutse kandi isi yose dukurikira, niho hantu twagakwiye gukorera Imana cyane kurusha ahandi hantu, kubera ko abantu bose baradukuriye, abisilamu abaki baradukuriye, kuko iyo turi mu cyumba cyangwa ku nsengero ntabwo abisilamu bahaba bahari, ariko hano hari umwisilamu uzankurikira cyangwa hari umwisilamu nzasengera, hano inda barayizinze ikazinguka agakizwa kubera ko navuze ibintu bimuderivaringa bimubohora. Rero ibyo byiciro bisaba ngo yuje kuri YouTube umenye umuhamagaro wawe. Iyo utamenya umuhamagaro wawe, Satani nabonye ahagurutse umwuka wo kwiyemera no kwishyira hejuru, kavuga bagasebanya, binjiwe n'umwuka wo kwishyira hejuru, kuko ntabwo Imana yigeze dutuma kuvuga abantu, yadutumye kuyivuga. Irangije ibwira abigishwa, Yesu niko yavuze, aravuga ngo mugende mu mahanga yose, ngo abemera mu babatize. Ntabwo yigeze dutuma ngo mugende mu bavuge. Urumva? Ntabwo yadutumye mugende muvuge abantu, ntabwo yadutumye ngo tujye tuvuge bene data, ahubwo ijambo rirambwira ngo duhumurizanye, tubwirane ibyururutse iki imitima. Ahubwo kugira ngo tubwirane ibyururutse imitima, turimo turamenagura imitima, kubwirana ibihagarika imitima. Urumva nicyo kintu kibabaje cyane. Rero bari abantu, hari abantu bibwira ko bahetse umwana kandi bahetse indeso, bari hano kuri YouTube ni benshi cyane. Nireka mbivugaho gutyo warunsubije. Hari abantu bibwira ko bakira abakristo kandi baragiye, Satani yarabatwaye kera. Yego, urakoze cyane. Hari abahetse ingobyi, umwana yaraheze kera. None mukozi w'Imana, twabonye ko Imana ijya gukoresha ikakugirira ubuntu. Uyu munsi wa none nakubonye uvuga message zikomeye, nagira ubuntu bwo gusengana nawe, mbona ko uri umukozi w'Imana, mbona ko uri umwe mu bantu bagihagaze neza. Niki Imana iri kukubwira muri iyi minsi? Ikintu Imana intumye ku bantu, yego, Imana intumye ku bantu kubabwira ngo babe maso. Iki ni cyo gihe dukwiriye kuba maso. Paulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa kabiri, ibice bitaravuga ngo mumenye neza ko mu minsi ya nyuma cyangwa y'imperuka hazaba hari ibihe biruhisha. Ubwo abantu ngo bazaba bikakaza, badakundana, babeserana, bagira ishyari, mbese bakunda impiya, bakunda amafaranga. Bivuze ngo iki gihe nicyo gihe Imana idutumye ngo tubwire abantu ko iki gihe twagisohoyemo, twagikandagiyemo, kandi utaraba maso Satani aramugenza nk'uko yagenje ba sogokuruza. Imana ihagurutse abayisiraheli muri Egiputa, yababwiye ngo nimuze ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bageze mu butayu bijujutira Imana, bareka Imana. Umuntu utarabaye maso ntabwo yageze Kanani. Bivuze ngo Karebu na Yosuwa ni abantu babaye maso bakorera Imana. Mwibutse ko uyu Karebu ntabwo yari umuyisiraheli, yari umunyamahanga bisanzwe, ariko arangije abona Imana y'abayisiraheli, arayikurikira, arangije ajya mu bantu, ahagararira umuryango umwe mu miryango 12 y'abayisiraheli. Bivuze ngo twebwe twagakwiye kuba maso, niko Imana ivuganye nanjye. Ngewe imbwira nagiye kubona ejo Imana nagiye kubona mbona Satani ahagurukije umwuka. Uwo mwuka umeze nk'umwe uri mu byahishuwe,
ngo mbona ngo inyamaswa ihagurukiye ngo iturutse mu nyanja. Nyagiye kubona mbona Satani ahagurukije umwuka uje kurimbura ubwoko bw'Imana hano ku isi. Njye nabibonye mu buryo bwanjye uko Imana yabinyeretse. Uwo mwuka nabonye ari inyamaswa ihagurutse, iyo nyamaswa ngo ije kurwanya amatabi. Cyanditswe Yesu yavuze ngo ngende umuzabibu w'ukuri mwe muri amatabi. Nagiye kubona mbona ya nyamaswa ije itagagura amatabi. Mwuka arambwira ngo genda ubwira abantu ngo babe maso, kuko Satani ari gukora azi ko igihe cye kigiye kurangira. Natwereka ndumva ngo tubwire abantu iki gihe nicyo kuba maso, tugakorera Imana mbese tuyizi. Were kuvuga ngo hari ibyo wamenye, hari igihe ibyo wamenye ari ibinyoma, ahubwo uhora usenga. Ngewe ndi kubwira abantu nkabwira ngo senga Imana igusange uyiyoboze inzira. Ko ese ahantu uhagaze Imana iri kukwemera? Ubaza Imana, ese Imana uracyanyemera? Kuko Satani ahora agira amayere menshi yo ngo nta kindi cyazanye Satani ni ukwica, kurimbura no kwiba. Urumva ni ibintu bitatu. Satani hari abantu ari kwica, hari n'abantu aje kurimbura, hari n'abantu yibye. Bamaso rero ucunge niba utaribwe. Imana ishimwe cyane. Mfite ibintu byinshi Imana yambwiye, n'ubu mu gitondo Imana yansanze. Njya kubona mbona abakozi, umwuka uhagurukiye mu bakozi b'Imana. Umwuka witwa ubusambanyi. Mugiye kubona abakozi b'Imana benshi bagiye kubashyira muri gereza. Ate gute? Nagiye kubona mbona abakozi b'Imana bamwe, hari abakozi b'Imana bagiye kujya bafata abantu ku ngufu, abagore ku ngufu. Hari n'abakozi b'Imana bagiye kujya bafata abana ku ngufu. Rero kubura umukozi w'Imana, abantu mudukurikiye, kuba umuntu yarakoreye Imana ntabwo bivuga ko atakora icyaha. Ahubwo Paulo yavuze neza ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Mugiye kubona rero abantu nk'abo, nimba ukavuga ngo gusenga byararangiye ngo abakozi Imana bari bakera. Imana iracyafite abantu 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nagiye kubona mbona abakozi b'Imana batewe n'umwuka w'ubusambanyi. Suko utari uhari, ahubwo uzanye imbaraga. Imana irambwira ngo mbwira abakozi b'Imana basenge. Ngo kuko Satani cyane yarakariye uburyo twajyaga tumuvugira mu byumba. Satani arwanya, biba ari ikintu arwanya hariya ku karago mu cyumba dusengera. Arakirwanya cyane kuko turahamubabariza cyane. Bajyaga baterera imisozi bakajya za Kanyarira, benshi ntibakijyayo. Bajyaga biyiriza ubusa, benshi ntibakiyiriza ubusa, ahubwo barashaka amafaranga. Rero uwo mwuka ugiye gutera mu bakozi b'Imana. Nabibonye mu gitondo. Ngewe mbyutse ikintu iyo mbonye ikintu mpita mbibwira, kuko nkunda gusenga isaha ya 9. Iyo mbonye ikintu mpita mbibwira madamu wanjye kugira azambere umutangabuhamya. Yaza hano akabibabwira. Ubwo rero abakozi b'Imana, pasiteri, aposo, umuvugabutumwa, umuhanuzi, iyo ni message yanyu. Mbwira n'umuntu wese witwa Sa, utangizwa n'izina rya Sa. Ivugiro irangize. Ngoya ntabwo ndebure ivuge. Kubera ko ntabwo Imana yantumye kuvuga abantu. Cyakora umuntu wese ko yitwa Sa akaba avuga ko ari umuhanuzi, akavuga ko ari umuvugabutumwa, yisuzume kuko Imana yarabagaye. Nabonye atari umwe. Sa nuvugira umuntu uvuga, kandi nanjye ahubwo ndi gukurura simumenye. None ntabwo ari umwe. Nutavuga nabonye ari benshi. Yenda wavuga ariko ukirinda. Hari umwe nabonye aza hano kuri YouTube utangizwa na Sa. Uramuvuga izina rye, none nurangiza yenda ugira uburyo utambutsamo message yawe, uburyo butabangamye cyangwa butamutesha agaciro. Bamwita Samusoni. Urakoze cyane. Muri make abe maso. Vuba cyane muraje mumubone. Ariko niyinunira kuko ari umurongo yarenze utari mwiza. Imana nagiye kubona mbona ari ibintu aho yari ahagaze, aho yamuhamagariye ntabwo ariho akiri. Ntabwo ndi kumushakaho views,
nta nubwo navuye mu rugo mfite gahunda numvaga ubundi nabwiye Imana Mana umbabarire simvuga izina ariko nyine ndacitswe ndarivuga ariko Imana hari undi none utari no kuri ki utaza no kuri YouTube yigeze azayizaho ariko ntabwo ubu ngubu ayizaho. Hari undi nawe witwa Samson nawe uza kuri YouTube hari n'utazaho. Hari Samson uza kuri YouTube ukunda kuvuga kuri YouTube ari n'uwigeze kuyizaho niyayizaho ndamuzi we ni inshuti yanjye ariko ntabwo namuhamagara buriya guhugura umuntu wiwanyu cyangwa kumubwira ngo weretswe ibi bintu kuri we biragora amahanuzi yemerwe iwawe. Yego niyo mpamvu bivuze kuri kamera bisuzume bongere bininire bisubireho kuko ngo hari ibintu Imana yabagaye. Yego nibataza kuri kamera kuza kunuka oya ntabwo bagutuka reka nivugira abo ngabo. Yego Samson yego rero Imana yambwiye ngo abo bantu nibataba amaso bagiye kuba kabarore. Yego kuko nabonye Satani agiye kubakoresha cyane kandi bari abakozi b'Imana bari abantu bari mu mwuka w'Imana. Yego ubwo rero babe maso iyo message ndayitambokeje Imana nibaha umugisha. Yego noneho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nagiye nkubaza ngaho karibu ugire message utanga tugana ku musozo. Bene data bakundwa bakristo bavandimwe ikintu Imana iri kuntuma muri no minsi nukubwira abantu ko tugomba guhagarara tukongera tugasubira ku isoko. Niba wasengaga rimwe usenge kabiri kuko igihe turi kwinjiramo gitandukanye n'icyo tuvuyemo. Narababwiye ngo aya mezi atatu nabivuze mu kwezi kwashize aya mezi atatu n'amezi agiye kutugora cyane kugora abakristo n'abantu batari abakristo nicyo gihe twari dukwiye cyo gusenga. None twinjiye mu kwezi kwa gatanu urumva no kuva igihe nabivugiye kugera mu kwa karindwi abantu babe maso muri ayo mezi kuko Imana irashaka ko dusengera itorero. Imana irashaka ko dusengera itorero. Imana irashaka ko tuba maso tugasengerana. Abantu Satani yabibye urukundo ntabwo nkibona mushumba Pascal ngo mwishimire ahubwo mutama cyarakize reka nkirwanye Imana kirya amafaranga y'abandi kandi atari byo. Rero iki Imana idushakaho nuko twongera tukagirana ubumwe tugashyira hamwe tukubahana kuko utubaha mugenzi wawe musengana ntabwo uzigera wubaha Imana kuko utabonye. Imana ishimwe cyane. Kubaha Imana ubundi banza wubahe mugenzi wawe. Ntumwubahire kuko ari amafaranga afite, ntumwubahire kuko ari umuhanuzi, ahubwo umwubahe kuko ari umuntu w'Imana. Niyo mpamvu nyewe ntajya nemera umuntu uza gucira abantu imanza. Umuntu wese n'uw'Imana ahubwo tubwira abantu bahinduke kuko n'Imana yabaremye. Abantu ntabwo ari abacu, abantu n'ab'Imana. Tubwire abantu bahinduke. Ndagira ngo ngutangarize wowe uri mu kigeragezo cyari cyo cyose. Impamvu icyo kigeragezo kitakwishe nuko Imana ikigufiteho umugambi. Kuko Imana yagiye gutegereza hahandi kizakwicira kugira ngo kitazahakwicira. Niyo mpamvu ukiri Imana iri gushaka ko wihana ukava mu byaha. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo wongere kandi udusengere kandi utwemerere ko tuzongera tukagutumira ukatwitaba. Nukuri nzaza kandi nukuri Imana ibaha umugisha abantu b'Imana abantu mukurikira Imana Irahari TV n'izindi channel. Nukuri dukomeje gusengera abantu icyo dukomeje no gusengera itorero kandi ntabwo ari idini itorero ni umuntu. Ngiye mvuga itorero ko ari umuntu. Nizo nsengero ubundi Imana yishimira insengero ziri muri twebwe. Rero ngiye nsengera abantu ntabwo itorero ari idini runaka. Niyo mpamvu kuri uyu munota nshaka ko nkomeza gusengera abantu kandi Imana ibaha umugisha. Urakoze. Karibu nisengere.
Mana ishobora byose waremye ijuru n'isi, uri Imana ikomeye ntawera nkawe kandi uri rubasha. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uvuganye natwe aya magambo ko nukuri uzi abawe dukwiye kuba maso, dukwiye gukomeza gusengera abantu. Nsengera ubwoko bwawe, abantu bari barasubiye inyuma, abantu bari baraguye, ongera ubazane, ubeguze urukundo rwawe, ubazamuze urukundo rwawe. Mana ndashaka ko tuzagera mu ijuru tuguhimbaza kandi turi benshi. Icyo wadutumiye Mana nukubwira abantu ngo bagukorere, birinde icyaha n'igisa nacyo. Ndakwinginze tanga imbaraga, ongera utanga ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda, utanga ububyutse muri Amerika, utanga ububyutse ku isi hose. Abantu bawe bongere babone ineza yawe, abantu bawe bongere ubashyire mu rukundo, bongere ubashyiremo gukundana. Mana ishobora byose, babambira amahema kandi ubari abafite indwara zananiranye ndabasengeye, abatwite ndabasengeye, bagejeje cyo kubyara ubahe kubyara neza, abafite Mwami Imana Nyiringabo abasamye inda zikabamerera nabi ndabasengeye Mwami, ndabasengeye ngo bagirire neza, ndabasengeye ngo bambike imbaraga. Ndasenze Mana nirukana imigambi Satani abafiteho. Mana Nyiringabo abari mu bitaro hirya no hino natuye gukira kuko uri Imana ishobora byose. Ngo ganza kandi utegeke, komeza kutugirira neza, komeza gukorana nabo mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mwami, amen. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kugisha inama mu buryo butandukanye, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze, nimero yanjye ni 0788 0788 0788 ndabakunda. Murakoze cyane.